Yes, mwongeye kandi kwirirwa abakunzi ba Kangana TV aho muherere mwese mugira ibihe byiza. Mwami Yesu akomeza abane namwe mu byanyu no mu banyu mwese aho muherereye. Hanyuma reka dushimire abakomeje kudushika muri subscribe, share na like na comment. Ko murabikora neza cyane. Imana ibahe imigisha rwose, muri abantu beza. Reka dusabe n'abandi kongera gukora subscribe kuko nimwe maboko yacu ndetse n'ibindi byose ni mwebwe. Hanyuma reka tubageze amakuru yiriwe mu karere ka DRC muri Congo uko byifashe kugeza no masaha uko bimeze. Turabasaba gukora subscribe kuko kwa tubivuze na share like na comment, ni byiza cyane bizakomeza bidufashe kandi muzaba mubikoze neza. Hanyuma amakuru nuko ameze, breaking news, amakuru avuga ko umwanzi ubu ngubu wari hara kuri point zero atagihari, yakubiswe wumve ko yakubiswe. Aho ngaho ntabwo ari mu buryo bwo kogeza wenda intambara cyangwa se kwishimagiza, ahubwo mu bigaragara no mu n'ibyo tubona n'ibyo n'umwanzi ahayivugira wenda kuri social media, aravuze ko yakubiswe bitangaje. Ni ukuvuga ngo point zero aho ni mu gihe amasaha y'igicamunsi bahanuye drone barayihanura irahanuka. Uko bibona mu mashusho aho ngaho naho drone yaje ikomeza kuzana agasuzuguro, ikomeza kuba ari ikibazo, ariko mumenye ko ikibazo kiza gihetse igisubizo. Iyo drone iraza ikomeza kuri leta hejuru y'abantu, aho ni mu gihe umwanzi yari kurwanira ku butaka na drone iri mu kirere, ariko ya drone barayihanura. Andi makuru tumenye nuko umwanzi yahise ahinduka aramanuka, ubu akaba ageze kure ahunga. Hari ahantu bari bafashe hakaba habaye tombe. Ayo ni amakuru y'impamu atariho ivumbi. Andi makuru twabashije kumenya nuko i Remera ubu nyine twanabivuze kare, i Remera ubu nyine intare za Sarambwe ziryamye i Remera niho ziri ubu nyine, niho ziryamye. Umwanzi wari uhari yahunze ntaheruka, ubu ntawe uhari. Yego, ayo niyo makuru tubashije kumenya y'uno mugoroba ahari ariko avugwa kuri ano masaha.